kimwe cyane wambaye neza kuko ugiye cyagiye gusenga no gusenga isengero niwo mutima ukomeye cyane niyo sengero bwa mbere ijambo ry'Imana ritubwiye niyo sengero bwa mbere mu mutima abantu bamugera mu gahurira mu gasenga tuze ku ijambo ry'Imana akanya gatoya turebe n'ukuntu hageze ku ijambo ry'Imana ntabwo nubwo bafunze ntabwo umurimo w'Imana wagumye gupfapfana ahantu duhurira tugakora amasuku urusengero tugakuba tugaharura nta kibazo nanjye aho utaha uzanandike cyane ukuri nzakubwira ariko waranabuze narabuze nyine umuntu aba yihugiye cyane warabuze pe Imana iturinde meze ute Nduga meze neza ubyutse wicaye hasi nicaye ambonye muka data agiye ndavuga reka mbe niyicariye hano kuko n'ubundi se ko nta mahoro mba mfitiye ahari ahubwo turahuye ajya gusenga mbonye ngo ajya gusenga sinzi ibyo basenga ese n'ubu aracyakuzengeza cyane amereye nabi nzi ko buriya yabiretse kuba mbona asaba ajya gusenga ahora mu byumba nifuza no kuva mu rugo ariko ikibazo akora uburyo ameze nk'utanshaka ariko no kugira ngo mavi nabyo ni ikibazo nicyo kibazo kuko afite uburyo ukuntu afatira uriya mugore ni umugome noneho nta nubwo abantu bakwemera ko ari umugome ibintu akora ntabwo babyemera kubera ko ni umuntu uba usenga wirirwa asenga w'umunyamasengesho ntabwo abantu banakemera ko ibintu agukorera bikora ko nta n'umuntu wakwemera ibyo akora uzabigenza ute ko ariko rimwe uzamucunge ushakishe ukuntu ufata ibintu byawe ubundi uruvemo wigendera kuko n'undi yazakwica nshaka kuzigira i Kigali kuko nzajyayo gutinya Kigali itike ko yari ikibazo njyewe ntacyo noneho humura itike nzaje njyewe nshakishe nzagushakira itike wigendere kuko ntabwo wakomeza gupfira hari ahantu reka mba mbireba njyewe mba mbireba ibintu byose bagukora mba mbireba mba mbizi reka njyewe nshakishe itike nzakubwira itike nzayishaka umugambi tuwunoze wigendere niyo wagenda ugakora mu rugo ugashaka ubuzima ariko byibuze wavuye hari ahantu ungiriye neza Imana iguha umugisha ungiriye nta kibazo gufasha umuvandimwe ni byiza naho mukadataye mwihorera Imana ariyo inyuma agenda ayibeshya nta atayikora neza izamuhemba mwihorere kangire njye kwahira ubu ngubu aze gusanga nahiye ntanatetse ataza aho genda wahira ubwo gahunda niyo ngiyo tuzavugana uriya mugore nawe ni ishyano none wasanze narahisha ntabwo namukira ikibazo telefone kuko siye yaba yaje se yaba arimo kunyumva ako ubu nzajya mva gusenga nimva gusenga nahire mu byaha koko mba nivuriye kwisengera numva nafashe nagira mu rugo kikancumuza ubu watetse natetse wakorotse se byose nabyo inka zariye reka nze njye kumenya reka nisanga utabikoze ntabwo nkubeshye ubu numvaga umunsi ari buvuge nabi kuko numvaga nafashijwe pe ariko ubu ngubu maka nze ndebe nisanga utabikoze ntacyo ariko ni igihe gito nimbona itike nzahita nigira i Kigali aho kugira ngo ajye amura noteza ntabwo byashoboka kuko n'ubundi ariyorobeka
nongize ngo mbwire ikibazo cyane ntago acyumva kubera ukuntu yiyorobeka akigira umuntu mwiza. uriya mumama wanyemereye amafaranga y'itike Imana izamfasha yame vuba nzahita nigira i Kigali byo gushaka akazi nakora kuboboye nakora akazi bwoko ki ariko ngiye kuzicwa n'umuntu ahantu hose icyo nzajya nkora cyose nta kintu nkora ngashimye ubu savuye gusenga ariko ubundi aba bantu bagihera ubu bagiye Ndugayo Ndugayo bagiye ko Ndugayo Ndugayo how urimo uriya mwana mbona uko bimeze kose ese koko mukase aramwanga koko ese ko mbona asenga ese ko mbona amufatana neza ibi bintu biranyobera ariko nzabireba kuko abantu bashobora no kugira n'ishyari urashatse wenda umugore mutoya se umwana wanjye se ko atari yabimbwira mukase kandi nkaba mbona ari uwo umwana ntiyari yabimbwira ariko ndagenda mbyumva nzabineka wiriwe papa ubundi uvuye ubundi hariya hepfo uze koko muba mwagiye he uko urugo nagiye hariya hepfo hari aho bari bambwiye ngo nihaza gucya ngo nze kujya hariya hepfo kandi sinzi ibintu cyangwa urambeshya erega ibi bintu byose ugomba ubundi kuba uri hano nari mari mu kana ariko nari nsize mayi nk'ubwatsi se none barakubwira bati nta nubwo ngo yatetse n'iki byose nk'ibi bintu nari nsize mayi nk'ubwatsi kanyongereza rero se bwo burayihaza nayihaye yaha ariko ni uko muraba muri abana koko ugiye ubwatsi bukeya